William Meltowi kabisa yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani 1996 afite imyaka 28 avukira i Lakota ari muri Ivory Coast afite metero 181 n'umwataka rwose watangiriye kariyeri ye yo gukina mu 2013-2014 muri Espoir Kumasi ahita akina umwaka umwe Difa El Jadida iramwegukana muri gihugu cya Maroc imikino 9 ibitego 2 ahita gurwa nyuma y'umwaka umwe muri El Ittihad Kemset nayo niyo mu gihugu El Ittihad Kemset niyo muri Maroc nayo itimugura ahita atizwa muri Rapide Wenzam 2017-2018 yari muri Sporting Club Ganyoa yo mu gihugu cy'iwabo cya Cote d'Ivoire yaragarutse ahita hakiri imikino 26 ibitego 23 yarabicaga bigacika ahita gurwa mu ikipe yo mu Bubiligi ya Mechelen kabisa imyaka irenga inariyo ibiri yahakiriye ibiri meze neza yasinye imyaka 4 ariko akina y'ibiri kuko yakina imikino 60 atsinze ibitego 14 2021 Esperance de Tunis iramutira kugira ngo inabona ari umukinnyi ukomeye cyane babe banamusinyisha yageze muri Esperance de Tunis akina imikino 9 ibitego 3 ahita asubizwa mu Bubiligi muri Daring Bruxelles kabisa naho arahakina imikino 24 ibitego 5 ahita atizwa muri Hapoel Jerusalem ni mu gihugu cya Israeli imikino 30 ibitego 3 agajya muri Trabzonspor ni muri Turkiya imikino 28 ibitego 8 ahita ajya muri Ankara Keneguçru yo mu gihugu cya Turkiya ubu niyo yabarizwagamo amaze amezi 6 atandukanye nayo niba ntibeshye karenze ndumva umufite neza 6 nta kipe afite nta kipe afite kuko aho aheruka gukina vuba cyangwa aho yagiye ntabwo babyanditse aho aheruka gukina mu myaka 2 ishize yakinaga mu cyiciro cya 3 muri Turkiya mu ikipe ya Beykoz Anadolu Furkadmen yo muri Turki mu cyiciro cya 3 ubwo profile zihari nko mu myaka 2 wareba yahise yerekeza yivuyemo mu cyiciro cya 3 atajya mu cyiciro cya 2 mu ikipe ya Ankara Keneguçru niho yakinaga yakinyeyo imikino 11 ibitego 2 nako atanga assist 2 ikirimo ni profile nini kuri APR sibyo mu bataka bose APR yigeze gutunga ntawe ufite iyo profile ndabeshya mu bataka bose APR yigeze gutunga ntawe wigeze ukina icyiciro cya 2 muri Turkiya kare nikabyemera ko nabonye posting ameno ntawe wigeze ahamagarwa inshuro 5 mu kipe y'igihugu nka Cote d'Ivoire nkuru ni profile nini pe afite ibintu byose byatuma hano abo mwataka ukomeye keretse niba yarabeshye imyaka ariko niba afite imyaka 28 akaba afite profile ingana iryo hano amakipe arapfa 2013 yarafite ingana hano amakipe arayamara oya na ba Watara baje ubona ari profile giye ku giti cyaje cyuvuga kiri 16 ubwo nibwo yatangiye ku cyiciro cya mbere muri Cote d'Ivoire 2013 kuko ni yari mu cyiciro cya mbere muri Cote d'Ivoire birashoboka ikirimo karenze ugarutseho 16 birashoboka uyu Togwi William Togwi urebye profile ze muri championnat y'u Rwanda arazirusha kubigwi kuri CV aho yaciye ariko uvuze ko ari umwataka umuvetera nabwo ntiwabubeshye kuko niba uri gusazira mu cyiciro cya 3 muri Turukiya ntago ari ikintu gikomeye cyane kuko abakinnyi ni wowe nyine oya turi kwanariza umukinnyi kuri profile ibanza ni umukinnyi mwiza ariko ubu kuvuga ngo uvuye mu cyiciro cya 3 sinahamya ko cya 3 seki icya 2 nako assist 2 mu mikino 9 ubona ko mu myaka 2-3 ishize atawujejeho cyiciro cya 2 cya Turkiya urwego kiriho abona umwanya wo gukina nese ntabwo yakese imikino 11 uramureka assist 2 ngo yatsinze igitego bingana cyo cyakubaza uravuze ngo baza amezi 6 adakina yararekuwe bamurekuye muri phase saison yarangiye retour ntiyabona hakina ariko icyiciro cya 2 cya Turkiya kirakomeye cyo ikibazo wenda cyaba kuba amazi 6 adakina ariko nayo gisina yagira ikibazo amezi 6 si ikibazo ikibazo ngira kuri aba bakinnyi ni kimwe gusa gishoboka ni ukugabanya imyaka cyane
makumyabiri Uburyo- yose afite ntabwo uburyo- yatangiye abanyafurika bose uyu yaratangiye gukina afite 15 mu Nuriya cyiciro cya Dao. mbere ntabwo bishoboka ariko imyaka yaba yaragabanyije yose kuri nivo yakinnyeho ku rwego rwe hano azabitsinda rwose nicyo twifuza gusa si keretse profile atiyakiriye hari igihe abakinnyi bagira iki kibazo cyo kutiyakira ku cyiciro ugiyemo aho wari uri tumva ukuntu wari i burayi muri turukiya uwo munsi wisanze i kigali twigeze tubona ariko se amakipe mu rwanda niba baguhemba nk'ayo wahembwaga twagiye aperi ko atari ikipe ibayeho nabi bihemba neza twagiye tubona amakipe yo muri Djibouti amakipe yo muri Djibouti Froge yatozaga yitwa nguki Arita Solar Arita Solar babataka baza aribo bajya gusazira ba Bertrand baraje none bafite n'ibigwi bikomeye cyane ba Songe baraza ba Salomon Karu baraza none bafite na profile zikomeye cyane zirenze nizi ariko iyo kipe ntacyo yagize ntaho yageze kandi barimo amaprofile akomeye cyane baje barakamutse abantu baza ari abavetera baba baragiye i Burayi bikanga uyu ku myaka ye ntabwo yatangiye gukicisha cyane afite 15 uburyo nabwo gukina uyu icyo mbaza yagiye i Burayi ryari ndebera imyaka yagiye i Burayi yagiye i Burayi kankubwira igihe yagiriye i Burayi yagiriye i Burayi ahubwo akora ikaravuga twapfa gutekerezaho yagiye i Burayi ryari ndebera yagiye i Burayi Atangiye gukina 2018 muri za Michelin kuko imyaka ibiri yateye muri Michelin yahise atizwa muri Esperance yagaruye muri Afurika atizwa muri Esperance Esperance ariko ni ikipe ikomeye yego irabatureka wenda tumugerageze ture ko twamubonamo umwaka twamugura kuko urumva umuntu uvuye mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi kuza muri Esperance nubwo byabyanze mu Bubiligi ntabwo ari ikintu aha namugeraho ikibazo ni nka kwa kundi bavuga ngo umuntu wenda afite mu agent mwiza ushobora kumugeza ahantu ariko kuhaguma bikaba ikibazo ariko izo profile aho yaciye uretse ko kandanda y'inyarugenge ku rundi ruhande iratangaje irahimbye nongo imbaraga afite z'umubiri ashobora kuza muri shampiyona yacu gutsinda igitego bikaba ikibazo njema ariko ugendeye kuri profile nicyo muri zaho na karenzi ugendeye kuri profile ni izina rinini riruta andi mazina yose yaje hano mu Rwanda kuko nabo tuvuga babaye successful mu Rwanda ntawe ufite profile nk'iyi umukino i Burayi ahubwo ufite profile uvuga ngo avuye i Burayi kuva i Burayi ibyo bavayo n'abafaringanya yaravuye i Burayi muri Czech Republic mu cyiciro cya kabiri uyu bamaze igihe kinini si imyaka se ni imyaka hafi 6-7 uyu nguyu yakenyeyo ni izina ritari rito guhamagara mu ikipe ya Cote d'Ivoire ariko icyo rika aravuga wageraho impungenge utabura kugeraho impungenge kuko yavuze nanjye numvise uyu mukinnyi ku rwego rwe uvuye i Burayi mu cyiciro cya kabiri yaza mu Rwanda hano ubuteye igiceri yego igihe baba bagezemo bano bagabo nicyo gushaka amafaranga rega mwe hari ikintu ikipe iguha deal nziza y'amafaranga waza kuvuga ngo hano uyu arareba akavuga ngo APR irampa deal imeze gute ningenda muri za Chypre ndabona deal imeze gute we abagifite za Chypre ziramukeneye ntabwo zamukeneye ariko urumva agaprofile aba afite agenderaho abakigakoresha kugira ngo abone amafaranga uretse ko D2 muri Taki yarayikinnye mu bitambutse reka nkoze ikibazo kimwe uyu mudefenseur wa Kiyovu akinaga kuri rwego muri Turkiya uyu Eric umurundi ntabwo muzi ko akinye muri Turkiya ntawe nzi ngewe Eric yagiye muri Turkiya ajyana na Nyange yajyanye na aratsindwa test yabaye yakina aravunika njye impamvu uyu mwataka mbona ko ari nk'abavetera impamvu mvuga gutyo urumva akazu nagiye mbona abataka benshi banako bafite abantu ba Diafra Sako baramanutse baza muri za Djibouti bano bataka bafite na profile nini cyane uyu mukuru wa impanga ya Bertrand Traoré ni mukuru we avuye mu Budage bari kurangiza kariyeri baza muri Afurika biranga basonge biranga izo mpungenge uvuga na Gayeri muri Yanga byaranze aba Gayeri we yene profile hatari noneho izo izo ni profile zose zirenze uyu yasize amateka Tanzania ku buryo badashaka mu mukino w'i Burayi Gayeri Bigirimana yabakoze mu mufuka bitabo Yanga yarahiye na kinini Newcastle ngayimva iyo profile Kaze Cedric yaravuga ati nzanye umukinnyi urumva none uravuga umukinnyi abantu bose bazi wa Newcastle wakine Premier League hari n'undi mu Rusiya hari n'undi mu Rusiya Kiyovu yazanye nawe hari undi mu Rusiya Kiyovu yazanye ayo ntabwo yakinaga mwihorera aramuzi se urabo ntabwo yakinaga mwihorera ni nka biriya byanuzo bya Vupino yarakinaga asiko kiwabo bya Vupino ko ruvuye muri niba aratwari ko ari umuzungu ariko tuvuga abakinnyi bazwi
uwo murongo urimo bazwi baje muri Afurika. Niyo mpamvu mvuze ngo tubyemere ko uyu mukinnyi byanze muri Turukiya byaranze Karenzi tubyemere n'umwe nta gitego ariko noneho mu mahitamo ye ni shampiyona mu Rwanda. Oya byanze muri Turukiya wakifuje kujya muri Botora muri Maroc ariko urumva ntabwo na Maroc ni byanga. Oya na Maroc ni byanga. El Hilal irahari ya Sudan ariko wanakora diro kazo wanakora diro abantu bakontereza dikari neso apeni bimwe ibihumbi nka 300 munega amatwi munyumve magana se yayabura wenda vuga Umudurumani banzu ushyira mu bwonko bwawe nyine aya makipe yandi yo umvuka meze aya makipe umva impamvu nkubwira kuko hari inzego nkenye niba uvuye hari iburayi byanze birashoboka ko ushobora gukina mu kipe ntoya Maroc, Misiri, Algeria, Tunisia kuko niho bahita bajya ubundi. Cyo ni cyo cya mbere si ngombwa zira zibigugoya muri izo kipe ziri hasi gatoya niba byanze aho ngaho muri izo shampiyona zikomeye birashoboka ikipe imwe ikomeye ifite ubushobozi. Niyo mpamvu nkwaye urugero rwa El Hilal Omdurman iyi ni ya Mauritania Nouadhibou yego ya kipe imwe muri shampiyona idakomeye yego niyo shampiyona bidakomeye ariko hari ikipe yashoye na shampiyona Tanzania gisinemera ko ikomeye bire simbyemera ahubwo harimo ikipe 3 zashoye izindi ziradanabirana hari Yanga yarashoye Simba irashora Azam irashora bura shampiyona ikomeye ni nk'iya Afrika y'Epfo shampiyona ikomeye ni za Maroc nimanuka ibikomeye ihemba neza ntabwo rero uzambwiriza za Singida ziragerageza ariko hari ikipe zidanabirana nyinshi muri Tanzania bagura mu shampiyona irakomeye oya harimo ikipe zashoye iyo Azam itazagukenera Azam nayo ntakina amatsinda no ngo uyu mukino uvuye i Burayi akeneye ikipe ikina amatsinda mbere ya byose ntabwo ari iyo aritasora we yatasora se mu mariki mbere kuko ari amafaranga turabona abakinnyi benshi banga kujya Saudi Arabia kandi ari amafaranga menshi aho cyo numva cyari karavuga uyu mukino udafata ikipe zikomeye ziri mu matsinda ziyajyamo buri mwaka noneho nyuma wenda bari bazajya muri shampiyona isanzwe kuko urumva apere iriyo bakashaka kujya mu matsinda Azam nuko nayo bura ntikwiriye kumutinyuka uwe no ngo niba avuye i Burayi akwiriye kujya mu ikipe uretse ko ngiye mpamvu mbyemera uyu mukinnyi usa nk'uri mukuru Karenzi hari ikintu gishoboka ntago aba gitekereje ya projet sportif yo kuvuga ngo ndajya mu ikipe ikina amatsinda nigaragaza icyo bareba ni ikintu kira ku meza kuko ari gusoza kariyeri ye sinde w'umukinnyi bivuze neza cyane kurangiza kariyeri aho nashakaga sinde w'umukinnyi sinde kuvuga ngewe icyo ntekereza uburyo aperi yubatse ikipe yayo muri uyu mwaka ubona ivuga iti ntabwo twagura abakinnyi benshi banini profile nini ariko dukomeze ikipe kuri buri mwanya hanyuma muri ya myanya y'ingenzi cyane cyane y'imbere twemere duhendwe tugura abakinnyi banini niba dushaka amatsinda dufite umwataka wahagarara imbere y'amakipe agatinya ndabyumva cyaba igihagararo yaba experience yaba iki hari umuntu aricyo yadufasha aho kandi akumva ariko rikari impunyenye afite nazo nazumva kuki se bataprofite icyo ntego yawe sinzi ko niba kinyarwanda nibakoresha icyo bakakwiba intego ya aperi niyo ni na nziza kuki bataprofita izo ntego zawe ujyanye ukabona utari we rikari niba ariyo kinyarwanda kubera ko impamvu ndibivuge reba abakinnyi bapfurupingi ya aperi ibyo reka mubwire akazungu aperi ajya mu matsinda abantu batazi umupira ariko siko byagenze zishize abantu batazi umupira niyo mpamvu tuvuga ngo aperi nibyo umukinnyi ntabwo ari rimwe nabivuze kenshi sibyo uyu yaza akabikora nk'uko yaza ntabikora watara yaje afite igitego kimwe abantu bamwibazaho ariko yarabikoze ariko nabyo ibyo yakoze ni ku rwego rwa shampiyona ya hano nayo yaretuye turamutegereje mu tureba tuvuge mu magambo meza yoroshye ntabwo ari umukinnyi warangaza imbere ya aperi ngo yajyane mu matsinda uyu uje niba atabishoboye tukirimo hari ibintu twapimiyeho yaratanze kazungu kandi kinakomeye cyane ikirimo ku mukinnyi nk'uko bivuze ntaribagirwa gatoya kuko wari uvuze ntitubyumvire tukavuga 28 hafi 29 arabura amezi yuzuye 29 kuko yavutse 96 yego sibyo
ese we ntashobora kuba yizi iby'ukuri imyaka ye y'ukuri arayizi kandi aribyo turi kuvuga ntabwo manika amaboko ibyo nibyo turi kuvuga kazo uwo mukinnyi w'imyaka 28 ntamanika amaboko nk'ingabo nakubwiye ngo nizo umukinnyi uvuye i Burayi ntiyaza muri Sekafa tureka aperi aka karere ka Sekafa nta mukinnyi wakemera kuko na karere muri Afurika umupira wacu uri hasi nta mukinnyi rero wemera kuza mu karere ka Sekafa afite imyaka 28 ntibishoboka biterwa n'ibyumuha ahubwo mu by'ukuri Karenzi none se mu by'ukuri we ntiyabayizi imyaka y'ukuri Arita Solare yazanye ba Songe na ba Karusi si yo muri Afurika si yo muri Sekafa yari projet y'amafaranga kare yari projet y'amafaranga nyine none se yuzi aho juste icyo mvuga kuri aperi gusinyisha uyu muntu nge Angel mbibonamo ni umukinnyi ufite iyo seve nini ariko wamaze kwiyakira uvuga ngo ngiye ahantu bampa amafaranga kurenza ko mpamvu ngiye muri Esperance kugira ngo nzigaragaze nsubire i Burayi oya izo mbaraga nazifite oya nacyo gitekerezo Esperance iramushaka nk'umuntu wabayeyo yananiwe Esperance avuye mu Bubiligi 2020 nk'umuntu wabayeyo urumva Esperance ahubwo nako kantu mu gatekerezo ku kipe z'ibigugu zitamushaka Esperance aka kanya iri gutekereza umukinnyi waza gukina hagati bakazana umuntu nka Youssef Belaili ni umukinnyi wabaye meilleur joueur w'igikombe cya Afurika Algeria yatwaye ni umukinnyi i Burayi bifuza ariko Esperance ikamugura nimba itagutekerezaho ntabwo uri kuri iyo standard kandi warabaye aho ngaho sibyo igihe ari kimwe umuagent aguhamagara amazi ameza niba ari byo koko amazi amezi 6 we nabonye fazere tu yari free yari free none ko yari afite amahirwe ko amakipe akomeye icyo mbona cyo ni kimwe aya mezi 6 amaze amuhaye nka message ivuga ngo ntabwo nkiri ku isoko sinikenewe cyane kirimo akakanya nkongera ikintu kivuga ngo umuntu uvuye hano ndunga muri ya Karenzi ari capable kuza hanga mu Rwanda kayitegeka ni ya championnat amateur ibyo ni championnat amateur twe narwo turi professional twebwe championnat yacu ifatwa nka championnat yacu ni nkoko nifi nizanyuma nta ni nkoko nifi yatsindiraga aperi yuza muri championnat ubyishe byose birangiye nuzana ngo ni championnat amateur ntabwo cyari igipimo cya championnat y'u Rwanda yego kuba yayizamo championnat yacu aperi ni kujya mu matsinda twe no tugiye kureba ikipe izatombora jyana aperi mu matsinda aka kandi ufashe indege ukajya Ankara Turuki muri Turuki bagira ibyiciro 8 kuva ku cyiciro cya mbere kujya ku cyiciro cya 8 niba hari abantu cyo bita abakucikamu scout imwe muri championnat zikorerwamo amadiri ziba zimeze nk'iziza muri za Libya ziba zirimo abanigeria abakameruni abantu bajyayo hari uko babanga icyambere yahindutse ya mbere bari kwemvanta bino Saudi Arabia ariko bino byo hasi naka kanya wagenda ukaza n'umusanzu cyambere cyari gikomeye ariko none ubu ngubu urege nka Fenerbahce kuri umuntu yari kuyubaka cyambere cyajyagamo bamwana Samata aroroshye se avuye muri Premier ba Vincent Boubacar niho bari mu Banyafrika bariyo ba Vincent Boubacar ko bajya kucyongera imbaraga ubu bari kucyongera imbaraga bango ntago mvuga Saudi Arabia ibindi byiciro ibyiciro 8 kuva ku cyambere none ndwa mu cya kabiri wajya mu cya gatatu umwana w'ire gose uzi umupira muri quartier hariya yananiwe icya kabiri abura n'icya gatatu cya gatatu baramurekuye baramwirukanye mu cya gatatu kandi reka mbikwereke none se birakomeye ikipe muri Turukiya niyo mu cya kabiri buretse gato Karenzi iriko inkuru zirahari buretse uyu yabanje mu cyiciro cya gatatu ni ikipe yitwa reka nyikubwire yabanje mu ikipe yitwa Beykoz Arnaldo yari mu cyiciro cya gatatu iramuririzinga mu cyiciro cya gatatu iramwirukana atandukanye ndakotinga abanyamakuru muri Cote d'Ivoire bakoze iyi nkuru ahita ashakirwa ikipe mu cyiciro cya kabiri avuye mu cya gatatu umwagenti mwiza ageze mu cya kabiri akina imikino 11 atanga assist ebyiri baramwirukana baramushimira no gusanga ari nko mu gikombe cy'igihugu Tanzania za assist baramushimira ibyo nkubwira kuri rwego rwa peri wowe urire umukinnyi mu masaziro muri bakuyobora aperi ifite uyu munsi niyo kujya mu matsinda ntabwo championnat ibyo byo kwangwa kuyu muntu Turukiya ngo ntunamuzi scouting uramuzi arakina ni urugero kwanza Mohamed Sheri Reyo nubwo ikeneye championnat Mohamed Sheri intego ze za mbere niziganira mu matsinda mbere ya byose kuko championnat na Papa Play bari baje kwitwara nawo bayibuze mu mikino ya nyuma Rayon Sport igitumye imanuriza intwaro na matsinda championnat ikaza nyuma nuwo ngo rero niba APR ifite ibikombe bitandatu bikurikiranye wese urabongoze gutwara championnat APR niyo yayibura nta gitangaza kuvuga ngo ifite bitandatu bikurikiranye uhita wibaza hano ukita kigutangaza uhita wibaza projet ya APR ukayibura hano muri ibi bintu umwatakizanye
ikiri gushaka ukabona ko igifite indi myaka uko mbibona jewe niba iri kwibaka iracyafite indi myaka yo mu matsinda nk'itatu ine ntago ari apera ushaka kuhita ijya mu matsinda uyu munsi kuko ugiye kuzana umwataka ngo amatsinda wenda kuri experience atakina kazungu ashobora kugira ikintu afasha muri Champions League Karenzi niwe ugeze kuvuga ngo ikintu cyitwa CV n'ibiki umukino none fata CV ya Bediro ni nama munavuze ngo abayobozi waciye muri za Sfaxie abayobozi intego yabo ni nziza abayobozi ba PRFC munyabye urumva ariko noneho nataye ubwayo irakenewe Kigali none se uguze taye cyangwa uguze umukino kandi urimo kutubwira reba igihagararo ugarutse Kigali kandi reba ugarutse Kigali oya champion Karenze kangukire rero oya amatsinda hano ntago tuba tugiye kubeshya oya abafana ba peri wenda ngo tubabwire ibintu bibashimagiza mu mutwe ikirimo reality hari umukinnyi aje akaba mwiza sava ariko hano bateye yewe nize ko hano na hano biragenda nize ko umukinnyi aba ari mubi kugeza igihe akiniye aba ari mwiza ari mubi rero nta mpamvu y'abapundi umukinnyi akwiye kuba mubi kugeza igihe apuvinze ko ari mwiza Karenzi hari impamvu y'abapundi tubwo banza unyumve umukinnyi agomba kuba ari mubi kugeza igihe yerekanye ko wabonye afite baro ari mwiza kuko abakinnyi twagize benshi nyuma baba babi kuruta abo twagize babi bakaba beza atari mwiza nabe mubi sibyo arwane no kuba mwiza acimaka kuko aperi yarabigerageje aperi yirukanye abawinga apamu byaranze kigiye mbere byaranze bati tugiye kubikosora noneho tubyitondere bazana Kiwanuka komara nk'umuhanzi sana ni yawuhamya urimo urabyumva ko abahanzi kandi ko unaniza abakinnyi ananirwa gufata ibintu bibiri ngo abakinnyi abijyanira oya umukinnyi agomba kuba n'umusitari byose birahura nanze gukoresha interuro y'ikinyamakuru kikwereka uzi igifaransa cyane Karenzi cyo muri Côte d'Ivoire icyo nakotinze njye nasomye inkuru mu kinyamakuru kiwabo kivuga ko mu bakinnyi bazamutse batanga icyizere uyu ni umwe mu bakinnyi beza muri Côte d'Ivoire bazamukaga igihe yajyaga muri za Michelin yari umwe mu beza ariko nko mu myaka ibiri ukugurura kubona ubonye imodoka ye subiza inyuma yari yakoreye rega yari yakoreye ariko umuntu warakinnye muri za Michelin impamvu mvuga ko kubihuza hari igihe abangaba bakunda stare bakunda uku kuguru Karenzi hano ntabwo bakunda ubuzima bwiza turikura Bana Boy hano mbona ari umusitari cyane turikura Bana Boy oya yaba mukinnyi kubera ukuguru na Jivency yambaye umupira rekare naho bamurekura naho ngaho kenshi bamurekura hari igihe ananirwa guhuza umupira n'ubuzima bwo hanze y'ikibuga niyo mpamvu uzi ko mbona ameze nk'umuhanzi aho ari uko bimeze i Kigali ho ubu butumwa kuri Instagram bwamugereye oya kandi bamaze baravugana benshi cyane baravugana n'abantu benshi baramwakira ikirimo ariko kuri profile ya PRFC ntazawuhamye nihazamo abo bashiki bacu i Kigali ho baba bari seriye kandi uko mubona rwose biragoye ko nabo baba bari kure izo munyenyengizo urabona ko ubuzima bwo hanze y'ikibuga Karenzi ubuzima bwe bwo hanze y'ikibuga kubuza n'ikibuga ni Adurajaro urabona ko hanze y'ikibuga reba Cristiano ko bameze hanze y'ikibuga yajyaga aca mu gisimenti bagahita babaza ati uyu muhanzi agiye gupafominga mu kahe kabari yambaye nk'abahanzi cyane Karenzi gereranya Cristiano ko bameze hanze y'ikibuga umukinnyi w'isi yose aba yabyoroheje akira asoma iyo nkuru hasi niwe nyine ni ibinyamakuru byo muri Turukiya zimuba mu kibuga mu cyongereza kwiri mu gituruke na translatinze mu ibyo bagerageje kumwanariza bamubonye muri Turukiya bavuga ngo icyeme mu cyongereza mu kinyarwanda bigenekereza reka nsome mu cyongereza dore Karenzi ubu buzima yamenyereye ariyakira hano aho mu Kigali ubwo ibi binyamakuru byo muri Turukiya byabashije kumwandika icyo bimuvugaho bisobanura abanyarwanda kuyivuga urakotinga abantu bagiye yakinaga Turuki hari icyo bamubonagabo bavuga ngo iki baravuga William Togimel is no longer a player of Ankara guhera ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2025 ari free nyuma yo kuva mu ikipe ya Beykoz Anadolu mu cyiciro cya gatatu he had tried to revive himself in second division yagerageje gushaka uburyo yagaruka yazuka ajya mu cyiciro cya kabiri ranga unfortunately after 6 months the two parties have
split up donc nyuma y'amezi 6 impande zombi zaratandukanye kubera hagati n'ikipe statistique ze imikino 11 muri competition in all competition zose yakinye championnat zose barimo championnat harimo igikombe cy'igihugu barushanwa yose hanyuma atsinda ibitego 2 assist Amina atanga assist nta gitego yatsinze igitego mu maguru byarakamye rwose birasaba ko bamujyana ku mucanga bakaba bari ku ifoto aho yaherekeje guhamagara ikipe y'igihugu ujya yinkorera iyo ubu se baje Rivinho aho baracyagutera basara uyu muzamu aracyakina Cote d'Ivoire Halmatan uyu ni umukinnyi wari byarakamye ubwo rero mvuga ngo niza bigakunda ni byoroshye guprofita ko apera inyota ifite y'umwataka igahangika uyu ngeri zo munyenye mfite ubuyobozi bwo bufite inyota bufite intego nziza yo kubaka apera ikomeye hari uwitwa Zahir ariko noneho birashoboka ko muri iyo nyota apera ifite nizo munyenye mfite ntishobora ukurikije igihugu avuyemo ko avuye i Burayi akavuga ati iyi niyo timing nziza yuko wakoresha ayo mateka ye ariko wenda atakiri ku rwego simbizi.